Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode bazifunguye kugeza mu kwa gatandatu, nyandikiye cyangwa umpamagare ngufatire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko so cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo igare, ni inzira y'amagare itegetswe. Harimo abanyamaguru, abari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Harimo wenda nka velomoteri, abari inzira ya velomoteri itegetswe. Haba harimo wenda nk'inka, abari inzira y'amatungo itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, duhisemo se ivuga ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Murabizi tuyamo gatanu ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebera video nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? A, kilometero 50, B, kilometero 40, C, kilometero 30, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahatari mu nsisiro, ahatari mu ngo, umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kilometero 50. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Kode bazifunguye kwezi kwa kane, kwezi kwa gatanu, kwezi kwa gatandatu. Zaba izo ku ruhushya rwa burundu ku makategori ayari yose nizo ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ufite ibyangombwa iminota 3 umaze kubona kode kuri nimero uba wampaye. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafashe kubona kode mu gihe gito, tunabafashe kwiga, muzagerwaho mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo birabujwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara amanywa yose cyangwa ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Hehe? A, mu duhanda tw'abanyamagare, B, mu duhanda twagenewe velomoteri, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga cyawe kiba kibujijwe guhagarara kanya kanini mu duhanda twagenewe amagare no mu duhanda twagenewe velomoteri, kubera ko kiba cyahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari iso cyukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari iso cyukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho ari byo mwita mu ndimi z'amahanga kudepasa, bakudepashije, A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga akudepasa ukagira ngo yarakwibukije kuri kugenda gahoro, nawe ugahita wongeza umuvuduko, biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba guhita mugabanya umuvuduko mu gihe ikinyabiziga cyanyu bakinyuze, kubera ko iyo agiye kukunyuraho abagiye gukoresha uruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. Ugomba kugabanya umuvuduko rero kugira ngo akunyureho mu gihe gito ahita agaruka iburyo adateje ibyago. Ugabanya umuvuduko cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari njye wayiguriye ntinemerewe kuyikoresha he? A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga ntiwemerewe gukoresha telefoni. Mu biro bya leta murabizi hari na serivisi runaka ushobora gusaba ukabahamagara, barashyizeho imirongo ubahamagara kandi bakayiguha serivisi uri kubasaba. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye nk'impanuka uri kubamenyesha uhamagara rimwe rimwe kabiri kandi bakakwitaba, ariko igihe utwaye ikinyabiziga biba bibujijwe gukoresha telefoni. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A umuyaga w'intambike, B urusaku rwo mu muhanda, C ikibuga cy'indege, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography kano mubona ko ari kakandi gapima umuyaga, kakandi umuyaga ugenda uhuha kakagenda kari kwikaraga. Kano rero kagaragaza ko ugiye kugira ahantu hari umuyaga w'intambike. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana bino byapa biburira. Niba ugihiseho ntabwo kizaba gishinze aho hantu hari uwo muyaga w'intambike, ahubwo uzabanza ugiteho ubanze wagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera muri ako gace karimo umuyaga w'intambike. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tare wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi
kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda, ari byo mwita ngo ni ibinyoteri. Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimurikurikiye. B, igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. D, keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Watsa ibinyotera cyangwa ukoresha ibinyoteri mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Waba ugiye gukatira ibumoso ugahita ucana ibinyoteri by'ibumoso, waba ugiye gukatira iburyo ugakoresha ibinyoteri by'iburyo ukabereka ko ugiye gukatira iburyo, waba ugiye guhagarara ugakoresha n'amatara ndangacyerekezo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ndizera ko waramutse C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga atinze gutanga ibimenyetso ku bandi bari gukoresha umuhanda ni gute byababangamira? A, bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B, bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. C, baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. D, ntacyo bibangamiraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ibishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Niba ugiye gukatira ibumoso ugatinda kwerekana ko ugiye gukatirayo, bizatuma umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora no kuza agiye nko kudepasa ugahita ukatira ibumoso akaba yakugonga, bikaba byabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Rero gutinda gutanga ibimenyetso ku bandi bari gukoresha umuhanda bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo uri kubamenyesha. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo utugaromori turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Tuba tugomba kuba dusa dute? A, n'umuhondo, B, n'umutuku, C, n'umweru, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, n'umweru. Utugaromori turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umweru. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ari kukwereka ko ashaka kukunyuraho cyangwa ari byo mwita ngo no kudepasa. Ugomba kubahiriza iki wowe bagiye kunyuraho? A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B, kongera umuvuduko. C, guhagarara. D, A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Rero wegera iruhande rw'iburyo rw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije ibumoso, kugira ngo mugera batangiye kukunyuraho utamuteza ibyago. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka kugeza mu kwa 6. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka,
umbwire ubwoko bwa kode ukeneye. Kode zose zirahari tugufatire kode, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rwa gateganyo. Ukeneye kwiga turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Kina ko tukwigisha mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa uri hafi ariko wenda uboneka amasaha agoranye kuboneka mu ishuri, cyangwa se ufite nk'akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara, ni pa icishijemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B, birabujwe guhagarara umwanya munini. C, birabujwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D, parikingi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Munsi ya kino cyapa uzabona imodoka zihagaze, abamotari bahahagaze, ariko baba babujijwe kwaparika ibinyabiziga byabo umwanya munini. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikiyandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko waramusitamo rero B, ndizera ko waramusikiyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ugeze ahantu ugasanga umuhanda urafunganye, unyuranyeho wateza inkomyi. Ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. B, ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye. C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 5 cyangwa hari abanyamaguru 10. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko nta na rimwe biba byemewe gutwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tarawahisemo ndiza ko n'icyamaka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 13 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarura rumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara? A, amatara ndanga. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndanga burumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ntabwo wavuga ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kitamurika mu ntera nifuza, reka njye mu igaraje nshyireho andi matara azajya amurika mu ntera nshaka. Biba bibujijwe. Cyangwa ukavuga ati utugaro muri turiho ntabwo nadukunze nshaka gushyiraho utundi. Biba bibujijwe gukora andi matara cyangwa utugaro rumuri, ariko ntibitegetswe ku matara ari imbere mu modoka. Ari amatara ari imbere mu modoka ushaka wajya urayahindura buri munsi nta kibazo. Ushaka wajya uyu munsi uyagira umuhondo, ejo umutuku, gutyo bitewe nuko ushaka. Niyo mpamvu amatara ari imbere mu modoka yo adakurikiza rino tegeko. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarawahisemo ndiza ko n'icyamaka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero z'igi hejuru
hejuru. Biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? Ayo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. No ngo ahantu henshi abanyamaguru baba beberewe kuhaca, ariko hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Urugero hageze ugasanga ari kiriya cyapa kibuza kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Urumva haba hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ntabwo wahaca. Ariko iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso uba wahaca. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramusikiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe ubuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ntabwo ari mu nsisiro gusa. Niba bavuga mu nsisiro gusa uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ni nka kwa kundi haba hari kuba nk'amasiganwa y'amagare, wenda agiye kuhagera amagare bakamanza bakoresha imburira kugira ngo bakubwiye ngo tanga inzira. Rero zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro gusa se oya ndetse n'ahandi hose. Hano rero nibavuga ngo mu nsisiro gusa uzahitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibavuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose uhita ugihitamo nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Impamvu mba mbitinzeho nuko nzi ko icyo kibazo gihari. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramusikiyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri tuma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo iye feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo yo ni ya yindi ikoreshwa kugira ngo ikinyabiziga gihagarare ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa igeze ahacuramye. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikiyandika ku papuro. Feri yo gutabara yo ni ya yindi ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho bikubwiye hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo uzabe ufite amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ibara risa rite? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, umuhondo. Hari ikibazo twabonye mbere bari kutubwira ngo utugaromori turi ku ruhande rw'imbere tuba dusute, uturi ku ruhande rw'imbere tuba dusa umweru, uturi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo, noneho uturi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, bikubwiye hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo uzabe ubifiteho amakuru tubikora. Murabizi ntego y'ejo no gukora rimwe tugahita dusinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Abari wa muhanda urimo ibintu bimeze nk'utununga. Hano 12 hano i Kigali, kuno muhanda wa 12, kuri uyu muhanda wa 12 mumva ko haba harimo utuntu tumeze nk'utununga. Kino cyapa kirahari rero, kikaba kivuga ngo ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kitaringaniye neza. Ndakeka ko waramusitamo B, umuhanda utaringaniye. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kino cyapa ukibona mbere kugira ngo uze kwagira wamenye ko hari umuhanda utaringaniye, n'ubugabanya umuvuduko ugabanye kugira ngo bitaguteza ibyago. Murabizi no byapa biburira tubibona mbere, bitandukanye na biriya byapa bitegeka cyangwa se biriya byapa bibuza. Biriya byo ukimara kubitaho tutangira gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa biri kugutegeka, ariko bino biburira ubihitaho ukabaza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukabona kugera kuri icyo kintu bari kukuburira. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwisi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera: A, metero 50 nibura, B, metero 100, C, metero 150, D, metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare nijoro igihe ijuru rikeye. Nijoro igihe ijuru rikeye ikintu byashatse kuvuga birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo nijoro ariko ijuru rikeye. Amatara ndangaburumbarare abagomba kubonwa muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Utugarurumuri ni muri metero 150. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo ni ibibazo babazaho mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tukahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tareho isemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe mimbaro zawo kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi nise guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Reka mbigusobanure neza kugira ngo ubyumve. Bari kutubwira ngo uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda bakivuga ngo ni igice cy'umuhanda uzumve ko kiba kigomba kugendwamo n'ibinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bihahagarara, kiri hakurya y'umurongo mugari wera. Uriya murongo mugari uburi wera uburi ku nkombe ni nk'ahantu umuhanda ugarukiye. Kiba kigenewe iki? Niyo ngo uri kureba ukuntu umuhanda umeze, ahantu umurongo ugarukiye, uriya murongo w'umweru uburi ku nkombe uri kugaragaza ahantu umuhanda ugarukiye, kiriya gice kiba gifatanye naho ni hariya imodoka ziparika, ni parikingi baba bari kuvuga. Kiriya gice rero cya parikingi ikinyabiziga kiba gishobora guhagararamo umwanya muto cyangwa munini. Ni parikingi bari kuvuga, nuko baba babibajije mu bundi buryo. Kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto no munini, kiriya gice kiri hakurya y'umurongo mugari, uriya murongo ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa akaba ari hafi ariko afite nk'akazi katamukundira ngo aze twigane mu ishuri, cyangwa aboneka amasaha y'ijoro cyane, saa 3 z'ijoro, saa 4 z'ijoro, turakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, kandi tutakwigisha mu gihe gito cyane, iminsi 3, iminsi 4, icyumweru kimwe kabusoje kwiga ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Kene ko twigana turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali, turahura tukakwigisha haba amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, ukazajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.